murakoze muraho neza nditwa René Atero Rwanyange ningiye bashinze kuyobora ikiganiro kigiye gukurikiraho ariko by'umwihariko nagira ngo mbifurize umunsi mwiza w'abanditsi nkuko chairman yatangiye vuga ati ijwi ry'abanyafrika amateka nyafrika kwandika mu buryo bwacu nubwo hazaza dusangiye niyo nsanganyamatsiko natwe tugiye kugenderamo aho umuntu hari byinshi yakwibaza agendeye kuri iyi nsanganyamatsiko ese yagira ati se nk'abanyafrika nahe masomo y'umwihariko dukura aho isi igeze uyu munsi isi turiho uyu munsi nahe masomo dukuramo nakubatse guteza imbere umuco w'ibitabo bibumbatiye indangagaciro z'igihugu ubwacu birashoboka twaziteza imbere dute none kujya kibaza ati guteza imbere umuco wo gusoma no kwandika mu mashuri urashoboka ese ubwacu twabigeraho ntiwaro kwibaza kandi uti ese ubwacu dushobora kwigobotora cyangwa se gusohoka mu myumvire idaha umwanya uhagije indangagaciro zo kwandika mu nteganyanyigisho z'amasomo atangwa mu mashuri dufite amashuri abana bariga ese twaba duha umwanya uhagije ku bwanditsi bw'abana bari mu mashuri ibi byose buri wese yabyibaza kandi yabona igisubizo ariko ntabwo ari njye ufite igisubizo gifitwe nabo diye gusangira ikiganiro gifite namwe mwese ni ikiganiro kigufi muri hangana ariko uburyo tugiye kukiyobora abo turi kumwe turabasangiza ibitekerezo ariko namwe ndabaha umwanya reka rero mikaze ambasaderi William Nkurunziza akaba ari komiseri ushinzwe umuco ubugeni n'itangazamakuru muri PAM Rwanda chapter mikaze twagira Imana Ipimake vice chairperson wa PAM Rwanda chapter vice chair tubaye ikaze reka mikaze kandi honorable Mukazibera Agnes naribonye n'umwanditsi n'umurezi akaba yarabaye PS muri Minispoc akaba yarashinzwe nawe ibijyanye n'umuco ntabwo kandi twakwiharira ijambo gusa tudatumiye inararibonye mumenyereye ku izina Kenesi ariko izina ry'ubundi ni Nkuriza Kakoza Charles ni komiseri wungirije ushinzwe umuco ubugeni n'itangazamakuru muri PAM Rwanda natambuka mu kicyarari nkuko rero nabibabwiye nge nitwa René Atero Rwanyange ariko kandi ntabwo ari ngiri bwihari ijambo ntabwo mbakiza ngaha kugira ngo tubarebe gusa mbere yuko dutangira nagira ngo mumfashe tubashimire murakoze cyane kumfasha kubaha ikaze reka rero mpere kuri ambasada ese birashoboka ku bwacu nk'abanyarwanda nk'abanyafrika dushobora gushyigikira kandi tugateza imbere umuco wo gusoma no kwandika murakoze ndabashuje mwese kandi nkuko tubikora muri Pan African Movement turatangira tuti Africa Unite Africa say it like you mean it ibyo wambaje nabyibagiwe urihanga nagira nti ese ushobora gusubiramo nkatwe nk'abanyarwanda ndetse abanyafrika birashoboka ko twateza imbere
umuco wo kwandika ndetse no kumbatira indangagaciro zibumbatiye z'igihugu ziri mu bwanditsi. Murakoze cyane. Ntari nasubiza icyo mbajije, ndashaka kugira ngo niba wenda twibukiranye ibyo Richard yavuze kare, yavuga ngo iyo ushaka guhisha umunyafurika ibintu bishyira mu bitabo. Ibyo ni byo abazungu bavuze, ariko kandi nta nubwo babeshya cyane. Tujye twemereye abantu bavuze ibyo tudakora neza, tujye tubyemera, noneho turebe ukuntu twakwikosora. Ndabivuga nshingiye ku mibare. Abanyafurika ni ukuri ntago twandika bihagije, nta nubwo dusoma bihagije, kandi kudindira kwacu ahenshi naho bihera. Mbere y'ubukoroni murabizi neza yuko Afrika abantu bavuga yuko ubuzima bw'abantu bwatangiriye ahangaha. That is why they call us the cradle of human civilization. Universities za mbere ku isi zabereye ahangaha muri Afrika. Mwese muzi stories za Timbuktu, ibintu by'imibare, ibintu bya geology, ibintu bya science, byinshi byatangiriye ahangaha on this continent. Ariko igihe kiragira turagenda turasinzira, ku buryo abazungu nk'uko chairman yabivugaga batangiye bamaze gushyiraho printing press yabo, batangiye kwandika. Noneho twese dutangira kureba isi dushingiye ku byo bavuga. Muri 2015 nakoze ubushakashatsi nsanga abantu banditse ibitabo byinshi cyane ku isi society akamaro. So kugira ngo
twebwe dutera imbere nk'abanyafurika tugomba kwihata gusoma, ariko kandi ntago wasoma ibitanditse. Nujya gusoma ibyanditswe n'abandi uzaba utira amaso y'abandi ngo akwereke uko isi iteye. Niba ushaka kwiteza imbere nk'umuntu, nk'igihugu, nk'umugabane wa Afurika, nk'uko nyakubahwa perezida abitubwira, we need to own our narrative. We need to tell our own story. We need to write our own books. Tukabyandika, tukabisoma. That is how we take responsibility for our own development. So, byakorwa bigomba gukorwa. Kuko nta kundi tuzatera imbere tutabigenje dutyo. Tutanditse amateka yacu, tudasangizanye ibyo dutekereza, ibyo twumva, uburyo twashobora gukemura ibibazo duhura nabyo, kandi n'abantu tukabigisha gusoma. Wenda nkiri aho ngaho, kwandika ni ikintu kimwe. Baravuga ngo iyo wandika uba utanga, iyo usoma uba wakira. Byombi bigomba gukorwa kimwe. Tugomba gusoma, tugomba kwandika. Iyo bifatanije, aho ngaho niho ugira ibyo bita rwaro muri rushyushya, rususurutsa, rwigisha, ariko kandi utanitonze twazana ibibazo. Murakoze cyane. Ambassador, urakoze cyane. Ati rwa muri rushyushya. Ariko nakwibaza nti uyu munsi dufite ikoranabuhanga, dufite byinshi, dufite computer tugendera mu ntoki, ndavuga telefone, aho uciye hose internet, amakuru ushatse yose urayabona. Wenda nakwibaza nti se hari amasomo tubona uyu munsi n'umuvuduko w'iterambere bitewe n'asi igeze, hari icyo byadufasha mu bwanditsi ugendeye ku byo kuhamya ambassador yamaze kutubwira? Ubwo ni bakiyamana ni we ntungu rutoki. Genda byibuka ariko ibyo bajije nyarukura hari kusoje uko usoje uvuga amazina ari kwiyongeraho mbere nari kubyibagirwa. Genda cyabyibuka. Amasomo uyu munsi ku muvuduko w'iterambere, hari byinshi twavuga mu bwanditsi, ariko tukavuga n'abagize ibyo bakora by'ubwenge byatumye batera imbere. Reka ndashaka gufata urugero rwa Facebook y'umugabo bita Mark Zuckerberg, bamwita irindi zina rya gatatu ni Elliot. Fatanyije na bagenzi be bane, harimo Edward, harimo MC Connie n'abandi babiri ntibuka neza, ubwo bigaga muri University ya Harvard. Batekeye kuko bari bigaga coding, ibi natwe dufite ino minsi twigisha hari ya atekereza za coding bakora, umusaruro zavamo. Kampani yabo muri 2004 nibwo yasohotse, icyo gihe iranamenyekana cyane. Mu 2008 za ku rutonde rwa mbere rw'abahirwe bari muri Amerika. Umunsi Mark Zuckerberg urebye ari ku mwanya wa gatatu na biliyoni 251 z'amadolari. Urumva ko ni umuntu utoroheje. Ariko ibi yabikuye hehe? Yabikuye mu bintu navuga nka bibiri. Cyambere navuga, reka tugishingire ku byo dukora, ndetse na za mpanuro nyakwa Perezida wa Repubulika akunda kutubwira, aho atwibutsa ati nitutandika amateka yacu abandi bazayandika, kandi bayandika uko bashaka. Ariko akongera akanatwibutsa ngo iyo ushaka kwihuta ugenda wenyine, of course, ko ubujya aho ushaka. Ariko iyo ushaka kugera kure
ujyana n'abandi. Uyu Mark Zuckerberg baramwirukanye muri Harvard University, ntabwo yayirangije. Iyo batubwiye yaradropinze out, ariko ntabwo tuzi niba yaradropinze out ku bushake bwe. Oya, baramwirukanye nta wakanga igipapuro cya Harvard. Ariko afata abagenzi aravuga ati nyamuneka biriya bintu twigaga nta mahirwe byabamo. Amahirwe yahe ko bigaga coding, niko batekereje gukomunika, badukorera urubuga rw'urubyiruko rwa Facebook. Natwe bakuru turujyaho. Uyu munsi rero turavuga ngo abahanzi bacu turafatanya iki kugira ngo ibihangano byabo bibe knowledge based on economy. Kuko buriya akenshi umuntu yumubwiye gukora ikintu ashobora kureba aspects zibiri: direct interest, abandi mu gitondo tubyukira ku ndege dushaka akazi, interest nuko umunsi atahana iposho. Ariko abandi tukareba muri future perspective, tuzagera ku kintu nkora iki. Ibyo bintu rero bibiri bigomba guhuzwa kugira ngo bifashe umwanditsi. Birahuzwa bite rero? Nababwiye ko dufite urubyiruko muri za kaminuza ubu rumaze gukataza. Hari umuhungu nabonye hara muri protocol aho twinjirira, umwaka ushize yatwaye miliyoni, yayifatiye muri no hariya hasi, miliyoni yose. Miliyoni ni incentive, ariko si igihembo twavuga ngo wahembwe gusa kubera ko wakoze wanditse igitabo cyiza. Ni ya incentive yo kukwereka ngo you can get more. Iyo wandika rero birasaba kushyira hamwe n'abandi. Ushobora kwandika chapter imwe ukandika iya kabiri, mugenzi wanjye akandika iya gatatu, ariko tukavuga ngo the future interest ni iyihe dushaka mu bitabo. Ibitabo rero bigomba kubyara amafaranga, ariko tukanamenya ko n'umwanditsi hari urugaga ruri hariya. Kuki umwanditsi we atagira mitiwere mu rugaga rw'abanditsi? Niba akeneye guhaha, akeneye kuvuza umwana, akeneye kwishyura minerval, ajye mu rugaga rw'abanditsi be ya mitiwere yamufasha ibyo bikorwa. Reka rero turebe kugira ngo tubigereho, kuko ubu hari ubunebwe buri gucaringinga abanditsi. Hari AI tool, artificial intelligence. Ubu yabaye ni igikoresho, ni inkoni yo gukubita abanyabwoba ko niba utazi ikoranabuhanga ibyawe byarangiye. Oya, ntibazababeshye. Iriya ni reference, ntago AI izasimbura igitabo. Kare tu brainstorming hari umuvandimwe yagize kumbwira atari ku bundi iyo ufashe ebook ugasoma undi agafata igitabo, aho ubona knowledge vuba ni hehe? Aho uri interest yo gusoma ni hehe? Muri ebook urasoma ukagenda, ariko nta mwanya ufite wo kwandarayininga, nta mwanya ufite wo guhighlightinga ngo uvuge ngo iki ngiki ndabona cyanteza imbere cyagera ku cyo nifuza. AI rero ntabwo igomba kuduca intege, ni reference ariko sibyo bisubizo byacu. Ahubwo AI tugomba kwiga kwandika dukompetinga nayo, kandi ibitabo nabyo tukandika bya bitabo twifuza biri mu muco w'Abanyarwanda, values. Igituma ibitabo tutabisoma kenshi nuko tubisoma tukasanga tubaye bored. Ariko nagira ngo soze, kuko ndabona uyu mugabo uri ruhande rwanjye ndeba, babwire secret for successful person. They are 7. First one, self respect. Ugomba kwiyubaha nawe ukavuga uti ngiye ibyo nkora ndabyizeye kandi bigomba kungira akamaro. Self approval, witegereza ko ngenzemera ibyo wanditse kuko ntazi ko icyatumye uhitamo topic. Cya gatatu, self acceptance, witegereza ko uzemera ibyo wanditse, banza ubyemera ubwawe. Numara kubyemera nakubwira iki? You are in the way. Icya kane, self mastery. Iyo ubona ko ibintu byawe ubimasteringa cyangwa se uri kuri high point y'icyo wifuza kugeraho, ibyo nabyo biragufasha kuko nta wundi appreciating ibyo wakoze. Self belief, ugomba kwigirira icyizere double kugira ngo nawe ibyo wandika koko wumve ko uwo wabigurisha nawe yamugirira akamaro, ntaba ari kuguha amafaranga gusa ngo guri igitabo ko yakiguze. Cya gatatu ni self responsibility, nkasoreza kuri self assertiveness, cyo kugira ngo umuntu nawe wiyemere kwiyafirima. Ugomba kwiyafirima ubwawe. Ibyo bintu rero dushoboye kubigeraho, abanditsi b'ibitabo
numva ejo hari imbere ari heza kandi numva ko na bwa dufite bwo kuba duhanganye na AI itavuga itwereka inyuguti gusa utagisha inama uretse kwibaza ibyakunaniye kandi bajya bavuga ngo utazi ubwenge agisha inama Google. Reka dushyiremo imbaraga zacu twandike ntago mugani mwari mubuzi utazi ubwenge agisha inama Google kuko ubizi ntago uba ufite ubwenge ntago wajya kugisha inama Google. Murakoze cyane. Urakoze cyane. Ese akabazo k'amatsiko nakuri ikibazo nenzanya akabazo kandi akabazo burakandika ugisha muri kaminuza ndahigisha ikoranabuhanga. Tugigisha ikoranabuhanga ubwo bimenye rero uzamanuke ubujyane mu mashuri abanza bajye kubyiga. Ese ubwo mu mashuri abanza nagira ngo ndimo gushotora honorable Mukazibera buriya ni umurezi ni umurezi buriya izo nyigisho nizo ndangagaciro duhaye turamutse tuzijyanye mu mashuri abanza byakunda honorable. Ese koko umuco wo gusoma no kwandika ni ubuhe buryo niki twakoresha kugira ngo utere imbere cyane cyane mu mashuri tujyana amahirwe buriya hari ahandi ujya utugerera ukareba umuco waho ukomeze ukagera mu mashuri ukareba buriya akumurezi nikajya kabura aho wagera bigisha nubwo wajya i Burayi nubwo wajya muri Amerika aho wagera byanze bikunze ushobora guha n'abana ukabereka ko wayimurezi. Murakoze cyane mwiriwe neza. Ndashima cyane ko mwantumiye muri iki kiganiro kugira ngo tuganire kuri izi nyigo zitandukanye. Ku kibazo rero mwari mumbaje ngo se birashoboka? Yego birashoboka. Birashoboka kubera ko ubumenyi burahari, icyo ni cyambere. Abantu bo guha ubwo bumenyi nabo barahari. Ikibazo nge mbonamo ni uburyo bikorwa noneho hakabaho n'ibitangwa. Ese bitangwa bite? Mwari mubivuzeho ko ndumurezi hari wenda ahantu hatandukanye umuntu agenda agera mu bihugu bitandukanye. Ikigaragara nuko umuntu anyira abanza kwibaza se abasoma cyangwa abandika ni bande? Ni twebwe. Ahangaha twicaye buri wese ni igitabo kigenda. Buri wese kuva mu gitondo kugera kuri iyi saha umuntu wese hano buri wese hawe urupapuro akavuga ngo gira icyo wandika ibyo twavuga uko twaje twageze hano uko imvura yaguye abo twahuye ibyo byose ni content ni matière ushobora kuba wakwandika. Hari uburezi buhari buri formel ubungubu kuva muri nursery school kugenda ukagera mu mashuri makuru ariko hakaba n'ubundi burezi buri informel ubungubu mu muryango burezi hari aho dutuye hari umuryango papa mama abana hakaba nabo duturanye. Muri ubwo burezi dufite hari buri wese bafite icyo ashobora kuba yatanga kandi akivanye mu byo azi mu byo yahuye nabyo muri experience y'ubuzima. Ibyo ngibyo rero nkuko bwana Sina Gerard yatubwiye yagiye umunsi ku wundi byo ubamo biba ari experience ushobora kuba wasangiza abandi. Rero icyo shaka kuvuga nuko muri ubwo burezi buri formel nyakubahwa arahari muri Mineduc hari ndibuka tukira abana hari uwashoboraga kuba wabwira nk'umwana uti andika iki gihembwe burebe topic ushaka iyo ariyo yose ushobora kuba wayandika cyangwa se ushobore kuba wanasoma igitabo. Ndibuka ko badushyiraga ahantu buri wese akaza mu nyuma y'igihembwe ugahagarara ukavuga ngo ngenda nasomye igitabo iki niki. Icyo ushaka kuvuga ko bishoboka birashoboka kubera ko matière irahari yo gusoma. Hanyuma ikibazo gihari ahubwo ni uburyo bishobora kuba byakorwa. Mu gihembwe ushobora kuvuga ngo bikaba nk'inshingano kuri buri mwana ndajya wenda mu nama natanga yuko buri mwana ashobora kuba yavuga ngo uzajya hanaha wandike icyo gitabo nyakubahwa chairman hari icyo yavuze wenda tuvuge wenda duhere mu mwaka wa 4 kubabwira umwana igitabo uzaze expose imbere y'aba. Icyambere hari mu kwandika ariko hakaba no kumenya umwana uko agomba kuvuga imbere y'abantu. Ikindi cya kabiri hari kugenda bikajya muri universite ni ukuvuga ngo nyakubahwa muri ministeri y'uburezi agihe abanyakubahwa depite bari hano twagiye tujyana kuri terrain bakunda kujya bavuga bati hari ikibazo cy'umwanya kubera ko amasomo ngo agenda akaba menshi ariko aho ushaka kugana n'iki ni volonté politique mu rwego rwa ministeri bagatanga espace ihagije yo kuvuga ngo wenda isaha imwe muri buri cyumweru hatangwe umwanya wo kwandika igitabo hatangwe umwanya wo expose. Ibyo ni strategy imwe ishobora
ikindi ni la matière mbina hoze mvuga bya matière ese abasoma barasoma iki nibyo hari ibitabo wenda biba expose ariko hagombye kuba uniforme de catégorisation abana bakiri batoya ku myaka ini bakaba bakwandika matière ihari abakuru hari ibitabo biri de politique ibindi biri muri agriculture ukurikije domaine nabyo birashoboka yuko abantu ku bitabo ibitabo biri disponible ese ibitabo biri disponible ese ibitabo birahari iyo dusuye za bibliothèque mu masomero ese ibyo bitabo birahari ese honorable Christian n'abandi bari hano honorable murumuna wabo barabizi iyo abantu basuye ibitabo mu mashuri ese ntabwo busanga hari akavumbi muzagira exercice yo kujya muri za bibliothèque muzarebe niba atari ibitabo haba atari akavumbi muri za bibliothèque nyakuba umuyobozi arahari reka noneho tujye muri ubwo burezi wenda buri forme reka tujye kuri twebwe mu miryango yacu ababita wenda bo bitaga ba evoluer nk'iwanyu muri sariyo tuhageze ese ntabwo dusanga hari ibitabo ese ibyo bitabo koko birasomwa bisomwa nande ibyo navugaga hari usoma hari n'uwandika ese ibyo bitabo muzarebe mu miryango bitangwa buri wese akore aho twicaye hano buri wese atekereze mu miryango yacu abana bacu barasoma ese imiryango cyangwa se n'imitako ibyo buri wese ashobora kuba yakora ese umwungu butumanutse tukajya kwa kanaka tukavuga ngo reka turebe bibliothèque iri wawe ese nta kavumbi gashobora kuba kariho hari ibinyamakuru biza kuntumira bashaka kuvuga izina ndavuga bantumira nyibyo iki hari gitabo nari nasomye nandise no baravuga ngo ndavuga reka tujye kureba kiri ya bibliothèque iri inyuma yanyu kubona kenshi wenda hanyuma ntabwo ari wanyariko noneho bavuga ngo byeke muco wo gusoma hari ibintu biri mu magambo akaba n'ibindi bigomba kujya mu bikorwa uratumira umuntu ngo aze gusoma ariko hari biri mu magambo hari ibijya mu bikorwa bijye mu bikorwa bite hanyuma hari umuntu tunze urutoki hari ikintu ushaka kumubaza uravuze ngo bijye mu magambo bive mu magambo bijye mu bikorwa urabona icyo kibazo niwo nyihaye nanjye bive mu magambo bijye mu bikorwa bijye mu bikorwa guterera icyambere duhere mu miryango ababyeyi basome ariko bahe n'urugero abana babo icya kabiri habeho muri ya mashuri habeho umwanya uhagije wo guha abana gusoma baza bagena imbere y'abantu expose ibyo basoma cyangwa se nibyo banditse byombi bijyane gusoma no kwandika icya gatatu ushaka kuvuga habe nk'ibyo mwavugaga byo nk'ejo muri nani muri Côte d'Ivoire hari cyo bita salon du livre habe exposition hakuri byaba expose hariya habe ikintu kimeze nko ku expose ibitabo abana 2 3 4 5 bexpose nk'exercice twakoze bagende babikore hanyuma kanyuma ashaka kuvuga ni mu rwego rwaho dutuye banyakubahwa hari ibintu bitandukanye byagiye biba mu nzego zitandukanye hatanga imyanzuro yo kuvuga ngo muri bibliothèque ese muri bibliothèque ibitabo birahari mu mudugudu mu kagari wacu hari abasaza bari muri pension birirwa bagenda ariko ese bagira umwanya wo kujya gusoma aho ngaho twegereze ibitabo abo turi kumwe hanyuma rero kubanditsi bafashwe mu gusohora ibitabo banditse murakoze cyane rabo uri hararokoze unyibutsa turabana hari umwarimu watwigishaga guterera inkuru atubwira umubyeyi wari ufite umwana ajya kwiga Burayi mu myaka yatambutse mwibaze namwe niga mu mashuri abanza icyo gihe nari muremure cyane kurya najyaga imbere ku murongo nari muremure cyane kurya najyaga imbere ku murongo noneho akari mwarimu yaragafutse sinakibagirwa noneho aravuga ati rero umwana wagiye kwiga hanze ajyayo aje atangira kujya yitwara gutyo kumwe ruri hejuru ukuboko kuri hasi ati se mwana wanjye wabaye iki ko ndeba nakubyaye igihe cyose ubona ngenda nemye ko ntaritwarane nabo ati muzesigaho ubu ni ibitabo biba biremereye ibitabo bimwe biba byarantwaye ubu ngubu hano hamaze kujya byinshi nimbara kubona byinshi nawe binkashyira aha ngaha nzatangira ndingarenga imbere nkawe umusata ati nzaba ndeba iyo myitwarire urumva yatandukanye na wa muco ngo ndashaka kujya kuri Kenesi buriya uwo muco nako izo ngeso dushobora kuzikobotora dushobora kuba muri iyo myumvire noneho mu byo dukora umunsi ku munsi
mu masomo dutegura mu mfashanyigisho mu biganiro dutanga noneho tugaha umwanya uhagije wo guha umwanya uhagije mu nteganyanyigisho tutagura mu mashuri ku buryo buri wese niwe yabona ati uyu muco ndimo kuyibonamo aho kubona muri wa muco uzatuma ngenda mpengamye wibica ku ruhande uwo muco no define it kugira ngo n'ingeso za gikoroni ibisigisigi by'ubukoroni what exactly I want you to be izo ngeso zo kwitwara kw'ibitabo bihengamye una uritwara nk'abandi babonye uwo muco wa gikoroni niwo nshaka kuvuga ubwo muco wa gikoroni izo ngeso za gikoroni umuco ni ikintu kiza umusangiza abandi izo ngeso za gikoroni dushobora kuziguturamo dute urakoze cyane mfite iminota ingahe iminota reka nguhe nk'ibiri reka nguhine biraza kugorana rero ariko muranyihanganira ndagerageza ngo bakongeye hundi umwe ibitano wasa mbere na mbere reka mbaze mbashimire kuba mumpaye uyu mwanya kuba nahagara imbere y'aba home integre n'aba family integre bangana gutya ariko ndashaka kugira ngo mumerere as a pan-africanist ninjya kuvuga kuri ibyo byose mpere ku kintu cyitwa ubukoloni mbere yuko njya muri decolonization ngomba kubihera muri roots y'iryo jambo bwaryo colonialism reka twemere twese yuko uburezi ari ipfundo ryo gutegura abazatanga ibisubizo by'uyu munsi n'ejo hazaza kandi kugira ngo ibyo bintu bibe nuko bihera mu muco w'abantu abenshi twagize amahirwe yo guca mu ishuri bari hano ariko ni mwibuke uburyo twizemo niba ari bwo buryo bwari butubereye muri iki gihe cyangwa se ibyo twize bishobora kuduha ibisubizo by'ibibazo turi nabyo uyu munsi murahita mubona akagaho kari turemeranya yuko nawe icyo turimo kureba turemeranya yuko hari ikibazo ariko iyo tutangiye kuganira ku kibazo tuba tureba n'igisubizo aho kiri ntidukwiriye kwiheba ibyo mwabiha amashyi reka tuganire ku kintu kimwe twese tuzi yuko imiterere y'uburezi bwacu honorable yabivuze bwari uburezi butandika ariko duhana ababyeyi bacu baduha tukazaboha abazadukomokaho urwo ruhererekane rw'ibihe byose bigakomeza ariko bigatanga ibisubizo ariko aho abakoroni baje bahinda ibintu byose kugira ngo badushyiremo indangagaciro zabo tuvuge zacu aho niho twahereye duta ubwenge na tekinoloji iratakara siyanse turayibura muraza kunyemerera mbabaze ikibazo cy'amatsiko mutekeza ko science ari monopoly y'uwari we wese cyangwa hari uwayivumbiye academias bari hano mwansubiza no one discovered science science ni god given n'ubuzima busanzwe sibyo nukuvuga ngo uburyo dushobora kuyinyuramo natwe twarabikoze hari umuntu watwigishije gucura imiheto n'imyambi n'amasuka kandi byabayeho mbere hari watwigishije gukora imiti yavuye ababyeyi bakabyara bakamenya uburyo bari mu burinde tetanus n'ibindi byose ibyo byarabaye ariko abakoroni baje byose bahise bashyira hasi bihinduka ibipagani badushyiramo ibindi bintu batana tuteguye kugira ngo tubijyemo sinzi niba iyo mico mibaho yaturutse batwigisha imico yo kwiyanga kuba turi abantu b'abasuzome na education yacu amateka ahera kuri bo aricyo kibazo gikomeye nta na rimwe ushobora science n'umuco birajyana uyu munsi wa none ntushobora kuvumbura mu gihe utitekerezaho wowe ngo natekereze n'ejo hazaza hawe ese ubundi mbabazi abo bakoroni bari babakunze kugira ngo babakore education system izabakiza mukagira ubwenge bungana n'ubwabo no tell me icyo badukoreye ni ibintu byo kugira ngo it was targeted babikoze babishaka kugira ngo babone abakozi bari cheap bazabafasha nk'aba secretary mu nyihangane abadokiteri bari hano abadokiteri bazashobora kwandikira umuntu penicillin ariko utatekereza kugituma yandikira umuntu penicillin batuma tudatekereza utamenye naho yavuye tutazi naho yavuye rero dushobora kuvuga tuti uyu munsi wa none
integanyanyigisho yacu. Honorable Rose, mwadufasha nibura guhera mu mashuri. Muri twe twarangiritse bamwe kuko we are the product of what we are condemning. Ni nayo mpamvu usanga gufata ibyemezo rimwe na rimwe usanga uvuga utariko ibyo bintu ugasanga turarwanya what we want to eradicate. Kuko yes, twize muri yo system, twiga ibintu birangaho bidafashije, ni nayo mpamvu tugira resistance to the change. Urugero rwa hafi, muranyihanganira ingerageza wenda kuba narengere mu byihanganire, ariko aya mahirwe sinayapfusha ubusa. Habaye impinduka nziza nakunze. Hari political will, hari ubushake bwa politike mu Rwanda bwo kujyanisha n'indangagaciro no guhindura uburyo bw'imyigire. Nguko twabonye za IPRC bakora akazi keza, Rwanda Coding Academy, urugero rwiza. Nk'ubu ngewe mfite abana 15 ba Rwanda Coding Academy kuri projects nkenye barimo gukora, ariko ntago wampa umuntu ufite masters ngo nzamufate over those students. Kubera iki? Education barayifashe, centralization kubyo dukeneye. Abana babaho ubwenge, bitwereka yuko tudafite abaswa, ahubwo rimwe na rimwe turatana, ntitugire niba nabyita strategic patience kugira ngo tugeze ku byo twifuza. Hari ni competence based curriculum rwose yari nziza, ariko what went wrong? Mwibagiwe guhindura mindset, ahubwo mu printing textbooks nazo zimwe zishobora kuba zifite amakosa menshi kuko ziri eurocentric. Uranyihanganira, that's the best we can do niba dushaka kugira ngo dukire ikibyimba tugikande. Biriya nta na kimwe bishobora gusubiza. Igitekerezo cyari cyiza, ariko we forgot kugira ngo tubijyo twagombaga gukora iki? Kubanza gutegura abarimu beza, sibyo? Materials nziza na environment infrastructure. So ntekeza ko leta yacu ari yambere ngira ngo kwisi urebye ibyumba by'amashuri biri mu gukorwa, ariko hari ibindi biri mu kwibagirana. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, reka mbabaza, uyu munsi wa none tutabeshye, muri mwebwe abantu bize wenda physics ni bangahe cyangwa mathematics mwafasha bakazamura urutoki? Abahuye nayo. Abahuye nayo cyangwa bayize? Nituvuga bayize abahuye nayo. Buretse gato. Okay, thank you so much. Buriya mugiye kwitegereza mubona ibintu twiga Newton's law, sibyo? Hari igitangaza kiri mu Bunyarwanda tutari kumenya. No observation ya consequences za nature, then you observe and then you write. As simple as that. Ibyo birashoboka yuko n'Abanyarwanda bari kumenya, nkuko bamenye uburyo bashobora kureba ibumba bakari twikira bakarikanda bakavanamo inkono. Development ahantu hose nuko byagenze, ariko icyatwishetwe nukwibagirwa tukiyanga tukabibindi. Can we go back to our senses? Twasubira kwisoko y'ubwenge, umuco ukatubera urufunguzo rwo kugera ku byo twifuza. Ese dushobora kwemera yuko dushoboye mbere na mbere kuko twigishijwe kwiyanga? Honorable yavuze za discussion zakorwaga, debates zabaga mu mashuri. Uranyihanganira gato, wantumiye misspeak, sibyo? Debates twakoraga ku ishuri. Nge nagize amahirwe menshi, Honorable baguma twize hamwe ashobora kuba tanzi, ariko nge nakoraga discussion, nigaga muri science, ariko nkajya kwiga no mu biga science men, nkakunda history cyane na discussion. Ariko ikintu gitangaje, iyo habaga ibyitwa debate, murebe form ya debate twakoraga, nukwigisha ubutagondwa no kopoza tudatekereje. No please, ugasanga dufata urugero, village life is better than town life, discuss. Umwaka jya ngo akaburana gusabye kuburana byandanze, so that ejo bundi nitugera tumaze gufata instrument of power, bamwe tuzaba baroberi tutanatekereje n'impamvu turesista kuri ibyo bintu birimo biramanifesto no munsi. Hari umuntu wakwibaza uti kuki twaguye mu mutego wo kwigisha abantu butagondwa mu mashuri? Dufata urugero, uyu munsi wa none kuki najya kwiga urugomo rwa Napoleon Bonaparte? Why?
hari ibikorwa by'ubutwari byo kwagura igihugu byakozwe na Rwabugiri. Kirima Rujugira wa kabiri hagana mu 1770 hakira mu 1786 yaravuze ati u Rwanda ruratera ntiruterwa. Kandi ko kugiye kureba iyo concept ugiye kuyidevelopa, the best defense is attack. When you attack you have nothing to defend. Ariko ntiza ko iyo concept hari ikivuze, harimo n'abahanga bacu bashobora kuba barayifashe barayifata bo barayicustomizing, kuko iri muri twe. It is in our culture, it is in our DNA. Urugero rwa hafi wenda ndibubaze ndanasoza wenda ntanga na recommendation. Hari ikintu kimwe nibaza kandi mumbwire, mutekereza yuko ubwacu muri population dufite tubuzemo abahanga cyangwa tubicira ku ivuko? Ni benshi. Ndabaha urugero, abafite abana ni bangaye, abahungu n'abakobwa. Please don't get shy. Ni mwese mwari bwagira umwanya wo observinga umwana uri hagati y'imyaka 3 n'5 w'umukobwa n'umuhungu ibyo baba bakora. Harimo innovation. Uw'umuhungu abagerageza gukora imbunda, gukora imodoka, bikwereka ko ufite creative mind. Ariko iyo bigeje ahandi muri elementary school, anabyo nisabira Honorable Rose, mugerageze guhindura home science abana biga, kuko uyu munsi kwigisha umwana amaguru y'ibinyabwoya atazabiragira, it is useless. Seriously. Ukamwigisha ngo gifite ngo sorax ngo fillers, what for what? Basi wamwigishije uko inkikamo, kuko yes ibyo mubirebe. Aba bana bagera hariya ku ishuri tugatangira kubica, tukabigisha ibidashobora gufungura ubwenge bwabo no kutareba impano bafite muri bo. Birasaba yuko curriculum zacu tuzihindura zikajyana n'umuco wacu, ariko tukajyana observation. Twige igihe cyose twibaze how. Thank you so much. Keni sarakoze. Abenshi mwari mwatwaye mwari bageze kutugeza kuri radio. Ubu mwari muravuze buti habuze mutabaruka. Nacyo reka mutabaruka mugire mu mwanya, ariko hari umuntu ahoza ndeba agira ngo yes. Reka mushotere mubaze impamvu Honorable Germaine yagize ngo yes. Naturi mu bayoti yes. Murakoze cyane. Ubwo nagarutse mu badukurikiye kandi. Murakoze cyane. Impamvu nikirizaga cyane nuko icyanzanye cyarimo kigerwaho. Ndi kuganira na chairperson wa ururuga rw'abanditsi. Ubwa mbere yabanje kunsaba ngo ngira icyo naganiriza abantu. Bitambwira ko ntari qualified. Kuko abanditsi n'ibitabo uyu umuntu abyumvise atabibamo umva ko ari club iri aho ku ruhande y'abantu nyine b'inzobere babizi. Aranyigisha cyane ati nkawe ushobora gukora oversight, hari ibyo wamenya. Mbwa ya ahubwo reka nzaze nige. Icyambere rero cyagezweho kuko ndizi. Wenda reka mpere mvuge nk'umubyeyi, nongere mvuge nk'impamvu yantumiye wenda nk'umudepite. Icyambere nk'umubyeyi, iki kiganiro kije neza, ikonference ije neza. Umwana wanjye w'umukobwa w'imyaka 6 afite assignment yo kwandika igitabo kivuga ngo My Home My First Love. Deadline yari kuwa 3 twaragitanze, ariko umwarimu yatwohereje kuri groupe y'ababyeyi link yo kureba uko babikora. Ni link y'umuzungu wandika ko gatabo k'abana kuri Pinterest. Nkibibona nyenye niyo homework narahangayitse. Iki gitabo ndacyandika nde, ariko navuga nti ndibujye muri library nguraga cover keza, ubundi njye kuri YouTube ndebe icyo takora. Ubwo icyambere nk'umubyeyi kwandika, umwana aje akubwira ati bambwiye kwandika wakora iki? Icyambere uhangayika. Wenda abanditsi mwe murumva byoroshye, ariko twivuga nkatwe Rwanda tutabizi uhita uhangayika. Iyo internet wenda ndayifite, ariko se nk'umubyeyi wundi wo mu cyaro udafite niyo internet amenya areba ati AI mwavugaga muyivuge neza kuko niyo yamfashije. Uyivuge ayivuga ari menge. Niyo yamfashije. Ariko se
umwana yarangije kwandika yandika ibyo muri family arabirangiza kuri page ya nyuma ashyiraho umugabo wambaye amarinete bwana uyu ninde kubaho ntawe dufite mu rugo arambwira ngo ni president nshaka kumubwira se ko my home my first love president ajemate ariko ndabyihorera ariko ubwo numvise ko niko avuga story wenda yumva ko ari part wa family cyangwa simbizi ariko nk'umuntu wo ku ruhande ubwo mbahaye story ko tubwira abana n'ababyeyi ngo nibandike ababyeyi twe turabafasha dute twe tuzi iki uretse kubaza Pinterest uwo muzungu nkareba uko yabikoraga nkajya kuri Google nkajya kuri AI twebwe tuzi iki ese nibavuga my family my first love agashyiramo perezida mbibusibishe cyangwa murekeremo ibyo bimeze bite iki nabajije perezida chairperson nabwo ariko ngiye ko mfite abana bato muri vacances yigiye kugera amahangayika tukazanya n'ababyeyi ese ni hehe babigisha karate ese ni hehe babyina ese ni hehe twabajyana bakoga tuba duhangayikishwe n'ikiruhuko kinini aho hose ndahazi ariko namajije ngo abana tuzabajyane hehe bakwiga kwandika aho ni ku babyeyi bafite ubushobozi n'ababufite wenda ntabwo tuhazi ntabwo mbabeshya umwe afite 12 undi afite 6 iyo nzira yose sindayimenya mu kanya nibwo nari ndimo nshakisha nkashyira mu Rwanda nkajya kureba aho washyira abana ariko murumva ko ndabishakisha ariko twigeraho nk'ababyeyi mvuze nk'umubyeyi nk'abari hano bimuguke icyo kibazo tugikemure duti ko n'u Rwanda rw'umubyeyi reka none mvuge ku ruhande wenda uko natumiwe ubushake bwa politike burahari twabyumvise na kote ya nyakubahwa perezida wa repubulika twayibonye mwatubwiye ko ari n'amafaranga yasubiyeyo bivuze ko n'amafaranga hari ndetse n'amateka y'ibyo kwandikaho cyangwa n'ubumenyi burahari ariko kuba numvise ko ibitabo 13 ari byo byandikwa mu mwaka jewe uzahura wenda n'umuministri wa education ntabwo namenye icyo namubaza naje hano kumva ngo hari ikihe kibazo muri iyi sector ku buryo niba nta politike ya guverinoma igikemura tunabasabe ngo dore abanditsi batugaragarije ikibazo X ni muduhe ingamba zituma icyo kintu gikora mbonye IPRC yabaye ya mbere Karongi natangiye kwishima ndavuga nubwo biri gukorwa burani politike ya leta ariko wabahaga igikombe yavuze ati umuyobozi wayo ni komiseri mu rugaga rw'abanditsi mpita numva ko harimo n'ubushake bwe kubera hehe ahabarizwa ariko bibaye bikorwa hose kubera ari politiki iri implemented neza byaba ari byiza ese harabura iki ku rwego ruri politiko wenda tweye umwanya tubona wo kuhura n'abaminisitiri cyangwa n'abandi tubabaza harabura iki ngo gikorwe ku bushake bwa politike buhari twabonye kuva kuri iryo kwa perezida wa repubulika twabonye fund zigenda zikanasubirayo bazitubwiye ariko harabura iki ngo gikorwe ku rwego ruri systematic kugira ngo bizagere hose murakoze honorable ivuze ngo harabura iki mitandeba kuri politiki ya leta ahari inkingi ivuga ku bukungu bushingiye ku bumenyi nakabaye ntanga igisubizo cyanjye ariko sinagitaho ko ngira umuntu w'umuhanga ntarubwo ari ngimugira icyizere gusa n'igihugu kimufitiye icyizere nagira ngo sabe PSF Kariste Kanamugire agira iki atubwire kuri ubwo bukungu n'umuri bushingiye ku bumenyi tuzabugeraho bute n'uri ko uri muri gahunda ya leta ese kwandika tuzabyandika tuzabireba turekere tuzabigireho dute rakoze ubukungu bushingiye ku bumenyi bwo ni ihame kuko twabyemeranyijeho nk'abanyarwanda muri gahunda z'iterambere tumazemo igihe nta nubwo bitangiye uyu munsi no muri mu cyerekezo 2020 byari birimo n'uyu munsi biracyarimo mu 2050 bivuga rero ngo twagombye kugira icyo dukora ariko ntago byoroshye kuko hari abafashe ijambo mbere bagize icyo babivugaho birasaba ibintu byinshi birasaba ko binyura mu burezi uburezi bukagira ireme kuko benshi bakomeje kugenda babivugaho ariko birasaba nanone yuko n'abari mu zindi ngamba cyangwa se mu bindi byiciro nabo babikora cyangwa twabikora uko bikwiye
tuvuge ngo nk'ubu turi mu rugero cyangwa se mu ngamba y'ubwanditsi bw'ibitabo. Ibi bitabo nabyo bifite icyo byamara mu kubaka ubukungu bushingiye ku bumenyi, kuko niba twanditse ibitabo turi benshi, ibyo bitabo bikaba ari ibitabo bifite ireme kandi biri mu byiciro nanone bitandukanye. Ndashaka kuvuga ibitabo bishobora gukoresha mu mashuri, ariko ibi n'ibitabo bishobora gukoresha mu baturage. Umuturage ukeneye kugira ikintu amenya mu buhinzi akaba yabona inzira anyuramo, ukeneye kumenya ibyo by'ikoranabuhanga ICT akabona aho yabisoma byanditse mu rurimi yumva neza. Kenisi yakomeje kugenda anenga ukuntu tubyandika no mu ndimi zitandukanye, ugasanga rimwe na rimwe turandikira wenda abo bandi ariko twe ntabwo tuyandikira. Ariko mu gihe cyose twaba twashoboye kwandika mu byiciro bitandukanye by'ubuzima bw'abantu, tukagiramo ibitabo binyuranye bitandukanye bivuga ku buzima bwacu, nibaza ko bishobora gufasha abantu batandukanye mu byo bakora kugira ngo bazamure ubumenyi bwabo, kuko ni bwa bumenyi buri mu byiciro bitandukanye n'abantu batandukanye bagenda bahura nabwo mu bitabo bitandukanye cyangwa n'ahandi no kuri za televiziyo n'amaradiyo. Naho ngaho dushobora guhera tuzamura ubumenyi, tukubaka ubukungu bushingiye ku bumenyi. Ntabwo rero ari ikintu cyoroshye, ariko ngiye nibaza ko biri mu nzira. Ibintu turiho dukora turabizi ko twagerageje kubitangira turi hamwe n'uyu mugabo na yitwa Hategekimana ngira ngo Richard, aza kumbwira ati ndashaka gukora association. Narebye uyu nguyu association se turayita iki noneho? Association y'abanditsi, ndavuga no, abanditsi ntabwo hano twe twumva yuko tutakora association y'abanditsi, kuko abanditsi ntabwo bakorera inyungu, niko twabyumvaga icyo gihe. Ariko twumvaga ko dukoze ikintu cyitwa igitabo nk'uruganda, noneho twabifata nk'ikintu gishobora kubyara ubukungu, dushobora kuba noneho twaba turi mu nzira nziza. Ubwo yagize amahirwe asanga en fait twari tumaze igihe tuganire n'abandi bantu bari mu bintu mu kazi kajyanye no gukora imbaho, bacuruza imbaho, ariko tuganire nabo bambwira ibyo bakora, ndababwira ko ubundi mwebwe kuki mucuruza imbaho gusa ariko nimutere n'ibiti. Nashaka numvaga ngiye mfite igitekerezo cyo kuvuga ngo uruhererekane nyongera gaciro mu kintu cyose abantu bakora, value chain development mu cyo abantu bakora, professional industry. Niba tuvuze ngo turacuruza imbaho Gakinjiro hariya yakiriwe niko tusaye tuyita, turebe urubaho none igihe wowe urucuruza hariya kuko urarugura ruvuye ku modoka hariya bazanye, aho ruturutseho bimeze gute? Aho ruturutse batemye igiti, kuki none utatekereza kubona none wagira uruhare mu kujya gutera igiti no gukora pepiniere yo kuzabona ibiti b'abaturage batemye ibiti bashobora kongera gutera, kugira ngo dukomeze dukore urwo ruhererekane. None tukareba ngo mu gihe tuvuga igitabo nacyo rero twumvaga ko ubumenyi tugomba kubuhera ahantu ku buryo abari muri iyo sector bose bakora bafatanyije ku buryo bishobora guteza abantu imbere. Muri printing amacapiro agahura agafatanya n'abanditsi, abanditsi bagafatanya n'abari bagurisha ibitabo, abagurisha ibitabo bagafatanya n'abakora marketing, abakora za designing nabo bagakora designers cyangwa se n'abambega batuma ibitabo bisohoka bisa neza, nabo bakabona aho akazi kabo aho bagakorera. Mbe ugasanga urwo ruhererekane rwose buri wese aragira icyo akoramo, bigateza imbere ubumenyi, bikanateza imbere akazi kakaboneka, ariko noneho n'amafaranga akaboneka, kuko icyo gihe n'ibyo bitabo tuzabyandika ari byinshi kuko buri wese yabigizemo uruhare. Noneho tugira ibyo dukoresha hano mu gihugu bizamura n'ubumenyi bwacu, ariko tugire noneho n'ibyo twohereza hanze, ibitabo byacu tubigurisha. Haracyari ikibazo cyo kuvuga ngo ni gute tubura ibitabo byo kugurisha n'amafaranga yo kubigura. Icyo cyo ni kuvuga ngo n'ubunebwe, cyangwa se ni hari ahantu natwe tugomba kwigaya, ariko tubikoze neza nyine waza ko twabishobora, ariko ni ubufatanye bwa twese. Ubwo rero sinzi niba nagisubije neza, biragoye, ni ikibazo kigoye, ariko natanze ibitekerezo numva nari mfite gusa. Murakoze. Tugira ngo tugane ku musozo, reka mbanze
nangize ngo kumwe na Kenesi muri studio reka abantu umuntu umwe wari usigaye umwe kugira ngo atabaho ntaripfa nukuri pa ntarya aha tugiye gukora mu nganzo umusizi rero usige basigare basiganuza mu munota umwe. Urakoze cyane biragoye umunota umwe kuko ngewe ngira ijambo rirerire ntabwo ngira amagambo menshi ahubwo ngira ijambo rirerire. Ndi umushakashatsi ku muco amateka n'ubuvanganzo bamaze kwandikamo ibitabo 120 mu myaka 28 ubuzima bwanjye ni ukwandika gusa n'ibindi bisa bityo. Hari ibintu byinshi muganiriye ariko ikibazo tugira byose tuca muri shortcut duca mu cyanzu ntabwo tujya mu muzi. Ikibazo cyo kwandika no kudasoma mbere na mbere nk'uko umuvandimwe Kenesi yabivuze u Rwanda ni igihugu cya kane ku isi gifite filozofi ikomeye. Filozofi y'u Rwanda hari y'abakarudaya y'abaheburayo y'abagiriki y'abanyaroma n'abanyarwanda. Burya iyo ufite filozofi nyinshi uba ufite ibisubizo by'ibibazo byinshi. Filozofi ni se wa siyanse akaba na se wa tekinoloji. Nta numwe ushobora kudihiga muri isi y'abazima mu gukora ibyiza. Ariko ikibazo tugira ni kimwe baraza bakadushyirira irido mu maso natwe tukemera kandi ntawe uturusha ubwenge. Iteka ryose umuco wo gusoma ugendana no kwandika ibigira bite ibisomwa. Ntazagira umuntu utunga urutoki abanyarwanda ngo ntibasoma ahubwo ntibagira ibyo bagira bate basoma. Umuntu araza akakuzana ibintu biri mu cyongereza mu kidagi kiratini icyongereza ibifaransa byose akarundaho wanasuzuma ugasanga ntabwo biri muri filozofi y'iwanyu. Ese ibyo wabisoma uti? Ni bya bindi abanyarwanda bajya gusogongera ngo aka kayoga ntigahiye ntabwo biba bihiye. Ntabwo bihiye. Niyo mpamvu tutabisoma. Nshimishijwe nuko nabo mu burezi bahari 99.90% biba mu mashuri usanga nta kiri muri filozofi yacu dufite. Ugiye muri za library zose dufite nta na kimwe kiri muri filozofi yacu kandi turi bamwe mu bakize kuri filozofi nyinshi. Filozofi ubundi mu kinyarwanda ni intekerezo zihanga buhanga. Nta numwe tuyingayinga muri isi ya rurema kugira intekerezo zihanitse mu byo dukora byose. Rero gushaka ku Mwongereza gushaka ku Munyamerika umuki wari wese niyo warara ugenda ntiwasa nabo ahubwo uzaba iki icyo ntazi. Ahubwo igikuriye ni ikihe gusubira mu muzi wo kubaho kwacu nibyo bizatuma turema ibyo dukora. Bavuga ngo abanyarwanda dukunda kuvuga ariko tugira ibyo tuvuga n'ubundi ibyo tuvuga nibyo bijya hehe mu nyandiko. Wintegeka kujya kwandika wa mugani by'ibinyugunyugu nkuko Kenesi yabivuze kandi wacu mfite inka y'inyambo. Inyambo ni igihangano cy'u Rwanda agatsinda tuyivuga n'imyato. Kuki nta kwiga ibyo? Aho rero nta kindi kibazo kizakemura ibyo bibazo byose mwabajije ni ukubanza kujya mu muzi wo kubaho. Umuzi wo kubaho kw'abanyarwanda mu muco nicyo kintu cya mbere kizatuma dukemura ibyo bibazo. Twandike umuco wacu, twandike mu rurimi rwacu, twandike muri filozofi yacu, twe gushaka gusa nabo tudasa nabo cyane cyane ko materi zigize umunyarwanda ni nyinshi kuruta iz'umunyamerika n'umwongereza. Murakoze murakarama Imana y'u Rwanda ihorana namwe. Urakoze cyane. Nagira ngo rero muduhe umwanya murakoze kuba mwaduhaye umwanya wo kugira ngo mwumve ibitekerezo bya bagenzi bacu. Igihe ntabwo ariko tukigenga. Ku buhanga bw'ibyuma barambwiye ngo reka ngo twakire abantu babiri. Ntimujye ko nabanigana ijambo ariko nari ngiye kubanza buriya mwese ko muri bakuru ndabigenza nte. Okay, reka mbakire hanyuma twakire uriya mubyeyi nawe ariko turebe n'igihe uko kidutegeka. Mu by'ukuri ntabwo ngiye mvuga byinshi nagira ngo nunganire mugenzi wacu w'impuguke mu mateka n'umuco. Mu by'ukuri ambasada reka mbanze mbahagarike ngo mubaze mutwibwire hanyuma mukomeze. Nge nitwa Eugene Nkubito ndi
vice chair wa komisiyo y'imiryango itari iya leta muri PAM. Ambassador Williams yakomoje ku kintu yavuze ko abantu basohora ibitabo byinshi, yavuze Ubushinwa na Amerika niba ntibeshye. Noneho KNC nawe yagarutse ku kibazo cy'umuco ko abakoloni baduhanaguye mu mutwe, batwigisha yuko tugomba kwiga ibyabo tukabyiga mu ndimi zabo. Noneho nibazaga nti muzarebe neza muri Afurika twese abagerageza ubanza ari u Rwanda gusa, ni nayo mpamvu yavuga ko dufite filozofi. Mu Rwanda ni twe twenyine tugerageza nibura kwiga igice kimwe mu rurimi rwacu. Abandi banyafurika bose nta wiga mu rurimi rwe. Nyamara bariya tuvuga ko badukolonije bose nta n'umwe utiga mu rurimi rwe kavukire, nta n'umwe. Abo Bashinwa tuvuga biga mu rurimi rwabo, Abayapani biga mu rurimi rwabo, aba South Korea mureba aho bageze mu majyambere abo bantu biga mu rurimi rwabo. Aho ikibazo dufite suko twirengagiza inkingi nyamukuru y'umuco ariyo ururimi rwacu. Murakoze cyane. Twagire umubyeyi hanyuma duse nk'aba. Murakoze. Nitwa Gahamanye, ndi umwarimu w'imyaka myinshi kandi ndi umusaza. Nabonye byinshi, nabaye mu mateka menshi, nabaye mu gikoloni nkora muri leta, ndahunganye muri Tanzania, mbona aho nyerera ku igihugu. Ndi umwarimu nanjye mbigiramo uruhare. Abantu batazi gusoma no kwandika, kandi mu utazi gusoma no kwandika utera imbere biragoye. Igihugu cya Tanzania kibona independence hari abantu 37 gusa bageze mu ishuri, abandi bose ntabwo bari babizi. Hakorwa operation, handi ku bitabo byinshi, buri karere n'ibikorwa byabo, handi ku bitabo byabo by'ibikorwa bakora. Abarobyi babona ibitabo, aborozi babona ibitabo, abahigi babona ibitabo, n'abandi bose ko bakora birandikwamo. Ntabwo nta mategeko yari ariho, abazi kwandika bose banditse ibitabo. Ibyo bitabo buri village hagati kubyita umudugudu bagira library yabo. Abaturage bakajya gusoma, biga gusoma, turabigisha twara abarimu, tubigisha gusoma, bakajya gutira ibitabo byo kwiteza imbere. Agasoma ibyo hajya gukora, akiga ibyo hajya gukora. Abanyarwanda rero dufite amateka mabi, amateka y'ubukoloni nk'uko kandi babivuze, bigishaga umuntu wa gatatu, umuntu wo mu rwego rwa gatatu. Aho hantu twarahagumye na leta zakurikiyeho zagiye muri system ya gikoloni ndetse bayiteza imbere. Ubu turavuga ngo u Rwanda ruzagendera ku muco w'Abanyarwanda. Ndagira ngo mbasabe nsubiza ikibazo bagiye babaza. Ntabwo Abanyarwanda bazamenya gusoma, bazakunda gusoma mu gihe cyose ibitabo byandikwa bitagendanye n'ibikorwa bakora. Ni mureke, ni mufungure, kuko hari ikibazo dufite. Umunyamategeko azakubwira ngo nta cyuzi niba utiza amategeko. Umwanditsi wabigize umwuga azakubwira nta cyuzi kuko ntabwo wigeze ujya mu ishuri ryo kwandika. Nyamara narize. Iki kintu cyo kwiharira no kuvuga abantu bagasanga bizanye mu bucuruzi, ugasanga noneho byikuye n'abantu bake. The country is closed. Igihugu kirafunze. Ni mutureke twandike ibitabo, mudukorera amasemina, niba hari amategeko yabyo tuyakore, tuyubahirize, ariko dusohora ibitabo Abanyarwanda basome.
ntabwo muzagendera mu ishapure nk'iyacu y'abagatolika ngo uzamenye gusenga Imana cyane, bakureka wirambura ubwira Imana ibibazo byawe n'amafanikio yawe n'ibyo ubona byose. Noneho icyo gihe uzamenya ko uri kumwe n'Imana. Ariko ibi bintu byo kuvuga ngo kanaka harya wabyandika ati ese kanaka agira ati usange uri urabaza, ni mutureke twandike ibitabo. Ejo buri nabaze mbwira Richard narabwiye ntumva rero abantu bandika ibitabo kandi bakeneye kubyandika, babyandika abaturage bakabyemera, nta mafaranga bafite, nta mafaranga bafite. Niba nzandika igitabo kugira ngo kizasohoke ngomba gutanga amafaranga miliyoni zingahe, ntarabona na miliyoni mu maboko yanjye. Genda umwarimu, ushara mwarimu murahuza, kandi mwarimu niwe ushoboye kwandika, afite umwanya. Umucuruzi nk'uyu mugabo we azakomeze yandike uko azishyura. Ariko nindo namubwiye nti ufite imodoka zijya mu Mombasa na Dar es Salaam nta mwanya afite, arakurikirana imodoka ze uko zigenda zakwamye mu nzira zagize zite, ntabwo azandika. Mwarimu, igitabo cy'impapuro 200 umuntu ashobora gushyira ku rupapuro rumwe bw'amagambo nibura 20. Nagira ngo use nkwigana ku musozo. Noneho soze rero kugira ngo abanyarwanda basome, dukunde gusoma. Cyambere Ministeri ya Education yatangiye ikintu cyiza cyuko abana batakigishwa gufata mu mutwe. Ikintu cyiza abanyarwanda no gufata mu mutwe. Ariko aho hantu hagiraho hagana hafungura umunyarwanda, abana bige badafata mu mutwe, baje kubaza libraries, babaze libraries, umwarimu atanga isomo ya minota 10 nkuko muvuga, iminota 10 ayitange, indi sigaye habe class discussion. Mbese mushamake utumwana yige aganira n'igitabo. Kindi cya kabiri aganira n'igitabo. Kindi cya kabiri ni mutureke twandike ibitabo, mwituzana amategeko atadufashije. Murakoze cyane. Mutureke twandike rwose, ikaramu yawe nayibwira iki. Nagira ngo rero tugane ku musozo w'ikiganiro cyacu, ariko noneho abatuganirije buri muntu ngiye kumuha iminota myinshi itarenze amasegonda 20. Mpereye ko tujya gubaha umwanya, ubwo ndahera kuri Kenisi ingaruka yanjye muha amasegonda 20 mubwire ngo abadukurikiye hano muri iki cyumba ndetse n'abadukurikiye ku ikoranabuhanga basigaranye iki. Icyo nababwira nuko mbere na mbere tubanza kubohora imitekerereze yacu, ibindi byose birashoboka. Urakoze cyane honorable. Murakoze. Nasaba bari hano ko buri wese yakwandika ku ngingo ashaka y'uyu mwaka ku mateka tuvuye akavuga ati ni umugoroba w'iwacu wagendaga gutya. Murakoze cyane. U Rwanda rurafunguye, ushaka kwandika wese yandike ntawabujijwe. Murakoze cyane Ambassador. Murakoze, nge nta kintu nongeraho. Ikintu kimwe nabonye hano twaganiriye ni creative and innovation, tugomba guhuza na values ndetse na experiencing ya Rwandan home as a home. Ibyo rero nitubifata gutyo ndumva iterambere dushaka ry'umwanditsi rizaboneka, kandi bisubize n'ikibazo umusaza avuze ati reke twandike ibitabo, ariko binahe umukoro medic kuki ibitabo bitagera kuri bose, byahagera gute dufatanye uwo murongo kugira ngo ibitabo bigere kuri bose, kuko bizaba byanditswe kandi n'abanyarwanda bandikiwe ibibareba ndetse n'ibizatuma imbere hasunika heza. Murakoze cyane cyema, natinye gufunga amasegonda 15, ariko rero nagira ngo nsoze mbashimira, ariko ngira nti mureke dusubire ku muzi wo kubaho kwacu. Ariko kandi umuhanga yagize ati umuntu udasoma ni nk'umuntu udafumbirwa, ariko se kandi ntiwafumbiza ifumbire idahari. Reka mbashimire, murakoze cyane.